umufata nk'umwe mu bibazo by'ingutu Rayon Sport yahuye nabyo mu buzima bwayo cyangwa ni igisu yabaye mu bisubizo. Oya urumva Sadati ushatse ubundi ushatse kumuhanira ibibi yakoreye umuryango wa Rayon Sport bamujyana kuri stade bakamurasa rwose ariko none no kubera ko umuryango utaberaho kwica niyo mpamvu nafashe iya mbere ndamwegera turaganira ndangije njya gushaka n'abandi bareba kugira ngo bajye muri uwo murongo twiyunge. Ntabwo uyu munsi wa none abajenosideri bari muri leta cyangwa bari mu gihugu ntabwo aricyo gihembo bakabaye barabonye, ariko kubera ko igihugu kigomba gukomeza kigomba no kubaho byabaye ngombwa ko hari ibyirengagizwa. Reka nkubwire defonga ya Sadati uyu munsi kuva tumaze kwiyunga, reka njye nyikubwire nuko atarashobora gutinyuka bave kwizima asaba imbabazi umuryango mugari w'abareyo bigiye kuguma mu mutima hagati ye na Martine. Ubundi Sadati yari umureyo bamuroha mu bintu atazi abiyobora uko abibonye, ni ereri yabayeho igihari nuko asabana imbabazi ko byawe byo by'akakamasa kazaca inka nyine kazivuka mu mengere cyo mubwira yanashobe ubu ngubu. Reka ikiganiro cya none tucyanzurire mu isoko ridasanzwe ryo mu gihugu cyo mu Buhinde rimaze imyaka isaga 700 rigurishirizwamo abagabo. Uretse Kigali Today yanditse iyi nkuru iri no mu bindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo News 18, Daily Pakistan, Al Jazeera, Insert Live, Jagran, Paris Ghana n'ibindi Exavera, aho byandika ko iryo soko rirema buri mwaka kandi ngo iyo ryaremye ngo rimara iminsi 9 abagabo babakuranwaho mu biciro bati nimuze mwihahire ni kwa mukunda abantu mutesere Remera hehe ibiciro biba byifashe bitereka natwe tubibasomere. Iri soko ngo riremera muri leta ya Bihar aho ngusanga ku munsi waryo imbaga y'abagabo bagandagaje munsi y'ibiti bya pipale mu isoko ryo mu karere ka Madhubani bategereje abakobwa babenguka bakabahaha umugabo agandagaje munsi y'igiti. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byandika ko ibiciro byabo bigenwa hagendewe ku mashuri bize, imiryango bakomokamo uko imeze ndetse n'ibindi. Niba imiryango itifashije urumva igiciro gishobora kujya hasi. Aha ngo niho abagore cyangwa abakobwa bazana n'imiryango yabo bakaza kwicagurira muri abo bagabo wijisho ribengutse kandi bijyanye n'igiciro nyine akandururwa kavarwa ku isoko ibiciragwira. Iryo soko ryitwa Saurath Mela cyangwa se Savegashi rikaba rimara iminsi 9 buri mwaka kuva mu binyejana bisaga 7 bishize. Urumva ko rimaze igihe rirema. Ni isoko ngo rigamije korohereza abagore kubona abagabo bifuza kuko haba hari benshi batandukanye, noneho umukobwa wariremye agahitamo bijyanye n'ibyifuzo bye. Buri mugabo agashyirwaho igiciro hagendewe ku bushobozi bwe, harimo amashuri nyine yize ndetse n'umuryango akomokaho uko wifashe mu mufuka wawo. Abakobwa n'abagore benshi bo muri Bihar ngo babona abagabo babakuye muri iryo soko, cyakora iyo bariremye ngo bagenda baherekejwe n'imiryango yabo. Hanyuma iyo umukobwa cyangwa umugore abonye wakunze muri abo bagabo n'abasore baba bakusanyirijwe hamwe mu isoko, aramwegera agatangira kumubaza ibyangombwa bye by'amavuko, iby'amashuri yize, nyuma akabaza ibiciro kugira ngo yumve niba yamwigondera, mbese afite amafaranga ahagije yo kuba yamugura. Ubwo bagatangira guciririkanya. Abasore cyangwa abagabo bize ubwubatsi, buvuzi cyangwa se abakozi ba leta Jean Danyengo niwe bakunzwe cyane muri iriya soko. Uko bigaragara Xavera ngo umukobwa cyangwa se umugore ushaka umugabo muri iryo soko siwe uba ugomba gufata umwanzuro, ahubwo umuryango we ngo niwe uba ufite ijambo rya nyuma. Nubwo iryo soko ry'abagabo ryo mu Buhinde ritagikunzwe cyane muri iki gihe cya none nk'uko byari bimeze mu myaka yashize, bitewe n'uko ngo ubu ngubu hariho ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bufasha abakobwa kubona abagabo ndetse n'abasore kubona abagore buzwi nka online dating apps. Iryo soko ngo riracyitabirwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo abasore b'ingaragu, bamwe babanakoze ibirometero byinshi bizeye ko babona uwabakunda muri iryo soko akabahitamo, mbese akabahaha. Mu Buhinde kandi ngo hari n'isoko rigurishirizwamo abageni Xavera riri ahitwa Ihaudati, aho bashyirirwaho ibiciro hagendewe ku byo bazi gukora, ubumenyi bafite mu bijyanye no kwita ku ngo n'ibindi. Munyarwanda ni wavuze ngo wabuze umuranga yaheze mwanyina Jean Daniel. Natwe turangiye abadukurikiye aho bajya gucagurira, ariko turavuga abakiri ku isoko. Nuko kandi twanzuye tunabashimira kuba twakibanyemo iki kiganiro. Mukomeze mwumve Radio Rwanda kandi mugire weekend nziza. Ciao. Umufata
nk'umwe mu bibazo by'ingutu Rayon Sport yahuye nabyo mu buzima bwayo cyangwa ni igisu yabaye mu bisubizo? Oya urumva Sadati ushatse kumuhanira ibibi yakoreye umuryango wa Rayon Sport bamujyana kuri stade bakamurasa rwose. ariko none kubera ko umuryango utaberaho kwica, niyo mpamvu nafashe iya mbere ndamwegera turaganira, ndangije njya gushaka n'abandi bareba kugira ngo bajye muri uwo murongo twiyunge. Ntabwo uyu munsi wa none abajenosideri bari muri leta cyangwa bari mu gihugu ntabwo aricyo gihembo bakabaye barabonye, ariko kubera ko igihugu kigomba gukomeza, kigomba no kubaho, byabaye ngombwa ko hari ibyirengagizwa. Reka nkubwire defo ngaye Sadati uyu munsi kuva tumaze kwiyunga, reka njye nyikubwire nuko atarashobora gutinyuka ngo ave ku izima asaba imbabazi umuryango mugari w'abareyo bigiye kuguma mu mutima hagati ye na Martine. Ubundi Sadati yari umureyo, bamuroha mu bintu atazi, abiyobora uko abibonye, ni ereri yabayeho. Igihari nuko asaba abantu imbabazi uko byawe byende byakaka masaka zaca inka nyine kazivuka mu mengere cyo mubwira nashobe ubu ngubu. Reka ikiganiro cya none tucyanzurire mu isoko ridasanzwe ryo mu gihugu cyo mu Buhinde rimaze imyaka isaga 700 rigurishirizwamo abagabo. Uretse Kigali Today yayanditse iyi nkuru iri no mu bindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo News 18, Daily Pakistan, Al Jazeera, Insat Live, Jagran, Paris Ghana n'ibindi Exavera, aho byandika ko iryo soko rirema buri mwaka kandi ngo iyo ryaremye ngo rimara iminsi 9 abagabo babakuranwaho mu biciro. Bati nimuze mwihahire ni kwa mukunda abantu mutese riremera hehe, ibiciro biba byifashe bitereka. Natwe tubibasomere. Iri soko ngo riremera muri leta ya Bihar, aho ngusanga ku munsi waryo imbaga y'abagabo bagandagaje munsi y'ibiti bya pipale mu isoko ryo mu karere ka Madhubani bategereje abakobwa babenguka bakabahaha. Umugabo agandagaje munsi y'igiti. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byandika ko ibiciro byabo bigenwa hagendewe ku mashuri bize, imiryango bakomokamo uko imeze, ndetse n'ibindi. Niba imiryango itifashije urumva igiciro gishobora kujya hasi. Aha ngo niho abagore cyangwa abakobwa bazana n'imiryango yabo bakaza kwicagurira muri abo bagabo wijisho ribengutse kandi bijyanye n'igiciro nyine akandururwa akavarwa ku isoko. Ibiciragwira. Iryo soko ryitwa Saurath Mela cyangwa se Savegashi, rikaba rimara iminsi 9 buri mwaka kuva mu binyejana bisaga 7 bishize. Urumva ko rimaze igihe rirema. Ni isoko ngo rigamije korohereza abagore kubona abagabo bifuza, kuko haba hari benshi batandukanye, noneho umukobwa wariremye agahitamo bijyanye n'ibyifuzo bye. Buri mugabo agashyirwaho igiciro hagendewe ku bushobozi bwe, harimo amashuri nyine yize ndetse n'umuryango akomokaho uko wifashe mu mufuka wawo. Abakobwa n'abagore benshi bo muri Bihar ngo babona abagabo babakuye muri iryo soko, cyakora iyo bariremye ngo bagenda baherekejwe n'imiryango yabo. Hanyuma iyo umukobwa cyangwa umugore abonye wakunze muri abo bagabo n'abasore baba bakusanyirijwe hamwe mu isoko, aramwegera agatangira kumubaza ibyangombwa bye by'amavuko, iby'amashuri yize, nyuma akabaza ibiciro kugira ngo yumve niba yamwigondera, mbese afite amafaranga ahagije yo kuba yamugura. Ubwo bagatangira guciririkanya. Abasore cyangwa abagabo bize ubwubatsi, buvuzi cyangwa se abakozi ba leta Jean Danyengo nibo bakunzwe cyane muri iriya soko. Uko bigaragara Exavera ngo umukobwa cyangwa se umugore ushaka umugabo muri iryo soko siwe uba ugomba gufata umwanzuro, ahubwo umuryango we ngo niwe uba ufite ijambo rya nyuma. Nubwo iryo soko ry'abagabo ryo mu Buhinde ritagikunzwe cyane muri iki gihe cya none nk'uko byaremeze mu myaka yashize, bitewe n'uko ngo ubu ngubu hariho ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bufasha abakobwa kubona abagabo ndetse n'abasore kubona abagore buzwi nka online dating apps. Iryo soko ngo rirakitabirwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi, barimo abasore b'ingaragu, bamwe babanakoze ibirometero byinshi bizeye ko babona uwabakunda muri iryo soko akabahitamo, mbese akabahaha. Mu Buhinde kandi ngo hari n'isoko rigurishirizwamo abageni Exavera riri ahitwa Ihaudati, aho bashyirirwaho ibiciro hagendewe ku byo bazi gukora, ubumenyi bafite mu bijyanye no kwita ku ngo n'ibindi. Umunyarwanda niwe wavuze ngo wabuze umuranga yaheze mwanyina Jean Daniel. Natwe turangiye abadukurikiye aho bajya gucagurira, ariko turavuga abakiri ku isoko. Nuko kandi twanzuye tunabashimira kuba twakibanyemo iki kiganiro. Mukomeze mwumve Radio Rwanda kandi mugire weekend nziza. Ciao ciao.